gusaba akazi. Amaze bakubwira ko ari ikigo gitanga akazi. Niba kugenda gufunguza ndavuga ati nzi hano mbasabe akazi ko mu rugo. Akazi Ko mu rugo. ko kujya ukora ibintu byose no guteka. abasanga imyenda. Uduki? Kandi ushobora no kuhatera umwaka wa mukobwa. Umuntu ugendana ibyo bintu mu ntoki. Reka hano byanze kujyamo mbitwara hano. Umva rero ngusaba byo kukwinjiza ngo ushyire mama. Ariko ubu uzanwe n'akazi atari umwaka ukuzanye. Ngenda umwana mwiza nta birenze. Ushobora no kuwutera n'umwaka. Ubu ntabwo mbera umwaka. ngaho nyashikaye ntabyo uzanzanira. Ibi ni ibiki? Reka gusaba akazi. Ibi ni ibiki sundi ubona ngenda umukozi wo kwirirwa mfura do. Situonye umukozi ahubwo muha akazi. Wowe uri uzabivaze. Ngiye kuba mawe. Reka datujye abagore babiri mu rugo. Mama n'ubundi hose umukire ufite amafaranga ngomba kumuha akazi. None se ko Ara. bitwanze. Nitwa Vanessa Maya. Nenda gusaba akazi ko mu rugo. None umukobwa nyine arambwira ko nta kinini ngo tugane na mbere wanjye. Byumvikane nyine yarakwiriye niho nyine mpakazi. Uzi gukora iki? Gufura, guteka, koza ibyombo, gukoropa, imirimo nk'iyo yo mu rugo nyine yose ndayizi. Gusa uzi koga ko ndebe mbyira mu mazi gatuza. Oya iki ni ikibibi. Ampaye igisogoko. Sumva ko wowe muraruje wa mukobwa. Iki ni ikibibi ntabwo ari imbi. Bwa mbere mwanzaniye abahungu. Bwa kabiri unzaniye abakobwa. None se ibi ni Ndabuze gukoropa amakaro. Amakaro ndabizi. N'ahandi nakoraga ariko nyine n'ahandi nakoraga naho harimo amakaro nk'aya ariko nyine bangirukanyiriza hano. Barukanye iki? Mpamvu bangirukanye narababeshye ngo napfushije umubyeyi bagenzi basanga ntabwo namupfushije kandi bashaka kwigira mu cyaro nyine ngo nitane. Hose nabivuga. Utera umwaka unyikikubona. Njye ntabwo ntera umwaka ngenda umwana mwiza nawe uzabyibonera. Ese kuki ubeshya? Oya ntabwo mbeshya. Reka nkubwire rero. Ma harimo iki? Hano harimo udusuve twanjye. Ntabwo kandi nyashi narababwiye. Sigaye uzana ibyenda by'ibikoboyi kwiriwe umuntu Ese mu mazi. sundi ngenda umukozi nabumva umwana wo mu bakeka. Kaze narakubwiye ngo ubivaze cyangwa ubibase. Wasiyebe ko bayogeramo. Bambwiye ngo ndere uzana umukozi ajya mbese ranyogereze n'inkweto nanjye njye kugira neza n'umuntu. Wihehehe. Mama si Wintera icyugazi. mama wamuhaye akazi nubwo atera umwaka ukazawudutera ukwezi gushize ukamwirukana Icazwa hasi mubwire. Niko nyama. Kamubaza. Mwanzaniye abahungu. Sibyo? None munzaniye abakobwa. Ejo muzanzanira n'impinja mpeke zirwo zinyarira. kugira umutima mwiza niyo mpamvu tubaza. Bawutoragura mu muhanda. Aguse abako mwabakereye. Aginesi. Ahubwo mwereke njye kubazana ibyo. Icazwa hano niko nakubwiye. Icazwa Aginesi. Nakuzanira abandi bana icyayi. Si yagiye yose nabizanira. Buriya nyashi yagiye kuzana icyayi. Agiye kukizana ye. Burabura bamasaha agenda mweta yikuruza. Sinsubiremo kabiri kandi mukazaye munsakurisha. Nabwo ko nta mwuka mwiza. None se amakuru. Makuru ni neza kabisa. Muko. Kumva wowe byawe rwose ntari kubikurura. Wanyemereza akazi njye kukabaza. Hamwe n'abari abakobwa banjye mwazamwirwa muserera mushwana. Oya njye ndangiza akazi kanjye. Ubundi nicare hamwe n'iturize. Nicare hamwe witurize. Nako akazi nagashoje. Asimbangutse. Urabangutse gusa isaha yashize n'amasaha. Sikuna abana beza babi. Ngo, niko we. Ibyo ni udatuma hasi bakabura icyo bari. Narabyaye. Ako se nyashi mana nyagasani. Rega nawe uri gutamira. Ati inzara yari inabishe.
mama bitwaye cyo kumutamika kamaze igihe Nyashi. atagira Subira hariya. mama usuku na mwana mwiza atamwana mama bayifubizwa Kuza mpangane n'izi nshinzi nibarutse niba narazimya. iki kizanye inda Agarara wowe genda ujye mu biro. Umururumba hamwe. mama y'umugati Kandi narabyaye nakoze iki? Ibi ni ibiki muri guto? sundi mama we kubagabura bigutwaye nese nimba Uzi n'impinja muri kugaburira? uzi ukuntu bagwanye n'abantu ariko bari kutwakira amafaranga bari bananiwe Ni njyewe uri gushingaho gutyo? Ni nyoko uri kubwira gutyo? Ziba. si wambabarira Wowe ibyo ni ibiki washyize mu mutwe? Urananiye. asuka wandetse Muhagarara. Ubu mwese ngiye kubirukana nabonye umukozi ubu ugiye kubumwaho. Cyangwa se mujye mu cyumba njye kubafungiranamo. ko mama Mumaje kwigira inshinzi. Noneho usigaye wambara nk'uwo mu kabari. ariko make nkubwiza Noneho wowe ibintu mu matwi sinzi ibyo ari byo. imiziki mama Imiziki. Ugiye kuzaba bande? bari gutwika kuri TikTok Mukaza kugaburira. uravuze ngo ugiye kutwirukana hano umva hano ino nzu ni papa wayubatse Isikoze agutera indura tubyara buri kimwe ni papa utwirukanye nkande ugiye none nteraga inda muhari. kubera kari agakozi gatwara amakariso muri mvirope gatera umwakwiye ziba umvira mbwakazi none uzaye hano mama niramuka inanshinza Nibeshya niba ari mwe mwabyaye. Nibeshya. none nuburi mama nuburi mama azakorotesha toilette umuntu ugiye kugenda Ukora iki? Ukora iki? Mukora iki? yewe mama none narwo nyikino n'umwana mwiza nongeye no kumbuza kumenya undi sakara Mwese muhaguruke mukire. Ngaho mwese muhagurukane. Sudu. ntabwo ari ibirari Abana beza barabagaburira. Izi ni impinja mugaburira. wabiretse kuba Reba ukuntu baba bari kurya bamaze imyaka ingahe batarya. none se nyine niba bamaze igihe batarya nimba abantu batwambaye amafaranga bakaza bagasanga turi kurira bakajya kwiruka ku bisambo Iyo bareka mukarira se mwariraga amata. Mwariraga. kandi twe Ubu ni se abantu bazima babiba mureba. Abantu bazima babiba mureba. use wowe kuva wavuka ntabwo barakwiba Bigize banyu urabibona. cyagiye papa yateze itora aravuga ngo yaguhaye amafaranga uramubwira ngo barayibye ubwo nawe wari uri gukura papa Igo Nandi wari uri gukura papa Si yari umugabo wanjye. ibyo rero ntabwo Si umugabo wanjye. umva rero reka Namwe nkubwire. muzakura banyu. umva mama nawe Munsi rwose ntabwo mundarira mu rugo. mama nawe Nakwiye muhaguruke musohokane. none nzana amagambo papa mu Nguhe telefone. zana muhamagare Nguhe telefone. ntabwo bari Muhamagare. ubundi reka nkubwire tujyane nabo none uzane ko mama atazatuma twigende Mugende. muze twigende Muhaguruke mama mugende. azatuma uko dushake Mugiye bashaka. Ngiye kubyara undi terasa. Irindi gusa. Mugarukirizwaho se nyine. Ego byari bigiye mwokagenda mushya. Mugaruke. waretse sundi tukigende Kagenda intambika cyangwa genda uboshye. Mugaruke vuba. simugiye mbabwire mama navuze ngo mugende buri munsi mujye muzana nzajya mbaha igikoma ibiryo imigati zabaha n'imyenda yo kwambara ariko mama wanyu ntabwo twamurenganya nyine buriya niko yabitekereje utamurenganya gute se atajya Reka umutima natwe mwiza tuba n'ibintu dusa byose nk'ingegera. papa yuba musa nk'ingegera rebera nk'iki buriya papa nawe wasanga aramukuye mu muhanda nuko mutabizi mwigendera atanabakubita mama asigaye afite mugani natwe nta Sinzi. n'isi zaba murakoze bayiranga ubundi rero tubona ukuntu ka muntu gasigaye n'akagome sinongera no kugurisha none
Ingi y'abari. ntabwo biba Cyakuza n'ahantu. hari ahantu munsi reba nka kiriya kinyubako ngomba kuba etaje usunywe umuntu umwe buri naho bakiriwe ugeze mu cyaro karaje wapi uri usanga ari ibintu nyine biraho ati itonde mu bintu ukora ntutacinga nose mu cyaro ze aha ntabwo ari mu cyaro umusore Sakuze wowe yabica. aho ukoraho nawe akoshye waretse urakubitwa ntabwo mpajya ntabwo mpajya Kandi acyameze kuntu narimwe. Ni mwijuru. niyo mpamvu umuntu yagiye atajya yivamo Kigali ni umurwa Ubu muzasubirayo. ngiye mu cyaro nahibagiwe nta nubwo habaho zara wakwemereka kwica ariko n'ubu i Kigali Boro njye nanumiwe. ego Kigali batuye twicana Kigali ni amahanga ko. nagiye henshi Ubwo se Boro kutakuyemo inkweto. ntabwo tuzahava kabisa ayaya Wagira ngo baraharira. turakuraho inzu yo gukodesha ariko nabyo birakenewe Nasi uzajya urara he? yahanana harara Gusa mugani ibyo si turarenga. ngombwa mbabarira mbabarira none utakamwereka reka twegerane ubundi sibyo none inzu twayikura twabahe Kigali ni ahantu ho kuba wapfa kubona ufite amafaranga Ese nta bitebo 7 by'ibijumba yaragurishije. nawe kandi ndumva ejo yaragurisha imyumbati Ya imyumbati yanjye rwose baraye bayamaye nubwo atari menshi. wumva se yewe njye sinigeze mpinga mu iyo mbabare turashaka akazi wumva twumvikane saa sibyo tugeze i Kigali se turashaka akazi wenda ka 20 Ubwo se tuzajya duhinga he? ubwo njye murandwana Kigali se barahinga ubwo njye murandwana Ntabwo barya. gukora igikarani cyangwa ikiyede mbabarira mbabarira guhinga mbabarira mbabarira arahinga ariko Jye mucakira ahantu nzajya mpinga. wakora n'ikiyeri Genda ataha rero ntabwo naba ahantu nahinga. ahantu njye sinaha ubwo ushaka ibijumba byo Ukeneye nk'agasheke. mereza gakekeze bagakura he Oya ariko ujya ububure. savuze kuri butahe se Nase ubwo ushaka agasheke. ako se hano nazanyemo ibijumba byo kurya inzara Komeza n'inyica nyine gushaka. biragira mereza mbe niriye dore njye kaza ari ibyo bintu by'ubusambo aha ngaha umenye ko utigiye gupfunyika ese mu cyaro ibyo biraha Ego Kigali mwana ntabwo hazana imitekerereza nta n'isabura. ngo nta mikino Nta Nase buri wese azajya Nisangura. ateka ibye. Eh? Buri wese azajya ateka ibye. isuku nazanye ibihiye kandi twe twabitetse urumva nazanye ibyawe Nanjye mfitemo voka eshatu. Ego ngo wowe nyine uri ese ubwo njye ko nta n'ikeri cy'ijana mfite Wowe sinasize nyoko mu cyaro. dusubire ibindi sibyo tugiye gukodesha inzu reka turi abavandimwe yes tugiye gukodesha inzu kandi inzu ntabwo ica munsi y'ibihumbi byibura 20 ego mani ni imodoka 20. urabigura ariko ni ihene nagenda mu cyaro nkayaguramo Kadukomande. 20 ni inka wa mugani. mbabarira mbabarira none ugira ngo inzu uyashaka kuyaturya Njye ntabwo numvise Ubona amakuru kumvisha uzanye bwa bugegera bwawe. numvise amakuru y'inanga inzu zano zirahera abonye ukuntu uriya muvuzi yabaye ahubwo wowe wabibonye njye naramubonye bikirandenga neza ewa mbabwiye twumvikane nk'abantu b'abagabo sibyo buri muntu we wagurishije imyumbati sibyo nawe wagurishije imyumbati y'imijunde Wari uhari? Wari uhari? Njye hano tutabonye inzu y'icyata. yereka mubwiza Hano ukuntu tutabonye inzu y'igihumbi na 500 turasubirayo. njye nawe None se ariko cyatanu kigurira? ariko murakina 2020 harimo ingurube enye n'ibihumbi 20 z'ibibwana N'ibibwana byazo. ese ntabwo muzi amakuru y'i Kigali Naguramo umuvure nkajya nenga. twenga ibitoki byiza kazi aho boss urumva tuvuye mu cyaro nyine nibwo tukiva mu cyaro icyaro wagana hehe twebwe twaturutse i Muhanga nyine ntabwo tuzi naho rero ukuntu bimeze gusa twashakaga nyine n'uba twabona inzu nyine cyangwa tukabona nyine inzu ubwoko ki ko haba hari inzu nyinshi nyine nk'agashamburete na shamburete kangahe se ashaka yenda katengeje nka veni veni ni make rwose none se kariho veni ni make uko kaba kangana kose ariko izo zibiri katengeje iyo veni za busanze za hehe hose ntabwo shamburete ya veni wayibona rwose none se watujyanaho byibura aho byibura ngaho? iyaboneka ni nk'iya 80 ego ko mana yanjye Oya, 80 cyangwa se 40 Ego, man. umuvure ko na nkajya za nenga. nkwavu zose nzigurishije bitavamo reka hano ukumva ko wazira Wanaguramo umugore wajya neza. ukazabona ariko uragira ngo tugurishe ibibana none se njye nasize nyine urumva nta mafaranga dufite twe dufite rero twagurishije imyumbati undi agurisha iki nyine urumva nta mafaranga make Mufite byibura amafaranga nk'akazi make. twakoze. ufite amafaranga make pe yewe ahubwo veni numvaga ari menshi ugiye gutura mu itaha veni se Ubwo aracyagura ndasubira iki muri iwacu. uyu mujyi wa Kigali Ntabwo mbura hano nkuru umuvure nkajya 20 ingahe veni aracyagura iki oya cyakoze
Wabonye Rudombo? Rudombo. Kiri gute bro? Biragenda. Ngamuzana ayo komisiyo byibura umuntu apfe none se ngatubwira make byibura kuko natwe dufite ibiceri bike. ayo komisiyo rero ubu ngubu njye mpagaze hano cyanagendaga ndimo twariye komisiyo ni ibiki? muzana komisiyo ko njye kubarangira. twe ntabwo ibyo turi gukora tuvuye mu rugo duhaye nayo ngaho y'inzu muri twishyura. mwe muzane ayo komisiyo ngende barangire. Niyo yo kwishyurira. nari ibijumba yo kwishyura inzu wapimereza njye mereza ayo komisiyo ubundi nyine komisiyo ni ibiki? mwe manze mumereze yo tuvugane nyuma icyo mushaka ari kumeza mpamvu nuko mutamufata ku kantu ntabwo yatwibese nta mbaraga mufite bro nawe imbaraga se nicyo kimwe uragenda ukikajya ikibazo ni icyo twabiga twakinuye nk'umwana uba uri ku bintu bya furi bya danje wowe ukazana ibintu nk'ibyo ngibyo yegera kwaduka mu bwonko uragenda ukajya gufata imyuka tudahari agenda kitsimba zabirya ahubwo ni gute wowe uri umurara ukagenda nta myuka ufite wakira kera umuntu wadukoragaho nk'amaniga ariko ubu ngubu urengeje byose niwe bitera mwana nawe kubera iki wowe uragenda ukitsimba ngo wowe sari tujya dutandukana muzana nk'ibihumbi 10 byibura ngende mbarangiye Yagiye buriya akamwereka sibyo? Ufite angahe? Sema magana ngahera kaharira dore ntayo igihumbi kandi afite igihumbi nawe makuye basi akamwereka sibyo? Urabona dufite 3,000 twe duteranyije kaduguye 3,000 nawe tujyana batwereke izo nkwavu zisigaye nawe tuzazigurisha tukwishyura. ubu nzarira ku nkwavu zanjye nushaka umbwira ngo uzane igitebo cy'ibijumba ariko biburire ariko ni kure nawe uzakura ibijumba umuzanire byinshi cyane zapakiza ni kure ariko ni kure ariko ntabwo ziguhakura ni kure uyu muntu ni umukire we ngaha tujyana ntacyo turebe ko twabona aho harimo ibase 3 z'ibijumba nawe urimo urakora muze tugende turakomeza amafaranga azarya umunsi umwe ego man amafaranga ntabwo umunsi umwe wayama aha udutandukanye washoneshe se ntari umuntu ajya kuri toilette akabara kubuza ugiye seko mbona nahari mu cyaro bibabaje nuko ahantu hakurira hano hafi shaba bwana wa mu cyaro hamwe simbona n'amapera hano ari mu cyaro sha ego 70 ingahe umuntu urajya w'inzu ni kamubwiza ukuri keretse nimba harimo n'uburiri n'ibikoresho nyine biba birimo si Kigali byahe murongeramo make ese ko ari gato anye numvaga ari nk'urutaje runini nzana iyo nzu ni none uri gutanga ibihumbi veri ku nzu nk'iyo ubahereye faveri kwako mbona mwabuze iyo mujya simbona ni nk'imwe ya papa ugisiga abandi bajya bubakisha tiya nziko bafungura bakabiri no sana naho bafungura ndabona ari nka bimwe tujya twubakisha basubiza amafaranga yanyu rero none aho gusa nabibuti ibi niyo mwishyura ahubwo mujye mu nzu mugabanye ntazi ibyo muri aha nandazi iwanyu twaryamanaga n'inkwavu byose ntiwaranaga ibiso byose namanutse ngenda ushobora no guhera no tubabarire tubabarire n'umukomisiyoneri murabereza amafaranga ntabwo kubemera iki kibuga ahubwo murishe cyane mwishe tubabarire tubabarire kandi mutishyura nawe umva aha hantu ni imiyaga nta view ihaba basubizeyo rero no gushakira hano ahantu hari umuyaga umeze gutya ko wazagutwara ahantu hazahapfira ego mani iyi nzu ntabwo nyikunze inzu zirakumva uyu muyaga ariko ko wazaguhira cyangwa se ahantu twaba ukwezi kumwe dukabije akambabwira ya murama yanjye nkodesha iyanjye narara no mu cyatanu se gikodesha narara no mu igoro wati cyatanu ukajya gukodesha ahantu nari mbonye hano rugura akantu kameze nk'agakoko iki si ibyo nyine ntidutoba dushaka undi rudomo rukenera n'ubu nzuzanira pisi n'ubu cyangwa akantu k'agakoko bwo umuntu yava ari agakoko kandi urabizi nyine mani kuri kariya kantu gufata niko kantu kajya katworohera kandi ikimeri cyaho nyine gikunze kuba cyagiye ubusiko twagiye kwita ibiti ese ndebe iyo nzu komisiyoneri agira n'imfunguzo ese ndebe imbere izanjye nizo basi ariko nawe ugiba mbega urugi ave turebe aho utayihiri oya banze